hari uburyo usanga umuntu yakoze crepe ariko ugasanga nyine crepe ntabwo yoroshye irakomeye imeze nk'igikwi. So muri iyi video rero ngiye kwigisha uburyo ushobora gukora crepe nziza imeze neza kandi iryoshye. So njye nasizeho chocolate syrup n'uburyo byose nabiteguye. So gumana nanjye tugirane video ku musozo hanyuma uburyo wakitegurira crepe zimeze neza kandi ziryoshye. Niba utarakora subscribe banfati umunota ukore subscribe hanyuma kandi kwa kare akazogira kandi bibuke gutera comment kandi tubwire n'ikindi kintu wifuza ko twazakora muri video ubutaha. So murakoze. So uyu munsi rero icyo turi bukenere margarine, turi gukoresha prestige, turi gukoresha amata, amagi 2 ndetse n'ifarini hamwe n'isukari. Ibi nibyo turi bukenere muri video ya none, ntabwo turi bukoreshe baking powder for today. So hari abantu byo yitiranye crepe na pancake. Uyu munsi tugiye gukora crepe, urebe step by step ngiye kukwereka uburyo nkoramo crepe, no ushobora kuza ukadusangiza uburyo wowe zikoramo. Crepe na pancake ubundi bifite igisobanuro kimwe n'indimi zitandukanye, ariko uburyo zikorwa mu buryo butandukanye, kuko usanga imwe iva muri Amerika indi ikava wenda mu Bufaransa, yani nkuko usanga bamwe bateka ubugari mu buryo bwabo n'abandi mu bwaki. Ariko crepe na pancake byo bigiramo agatandukaniro kuko bamwe dushyiramo baking powder ahandi ntituyishyiramo. So rero namenye amagi ndangije ndayavanga n'amata make gutya ndi kubikora. So niba ushaka rero ko tuzakorana video ya pancake kugira ubone itandukaniro neza, ugore subscribe ujye no muri comment muvuga ati dushaka yuko uzana dukorera pancake, hanyuma ukagenda ureba itandukaniro neza. Fata ya amagi n'amata ukabivanga neza hanyuma ukabikubita. Turi bushyiramo ibiyiko 3 by'isukari kuko ntago ngiye gukora crepe nyinshi, ngiye gukora crepe nkeya gutyo mu rugo. Ndavuga ati reka mbasangize, hari abantu usanga pe ntago udategura breakfast cyangwa uyihindure ufata umugati atari uko nyine ufite ibindi uzi, ahubwo nyine icyo nicyo kibazo zifite. Ugasanga ntabyo uzi, hari n'undi ufite ibintu ariko wowe utabizi. Rwose kora subscribe kuri YouTube channel yanjye, nzajya ngenda nkwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane byo mu gikoni, ibyo nzajya ngenda bibahereza. So ko nta secret vanilla nari mfite cyangwa ya vanilla extract, nashyizemo agashishwa k'indimu, burya nako ni keza kagira impumuro nziza mu bintu bya patisserie, ubumva nyine kameze neza. Nashyizemo n'umunyu muke rero kugira ngo mbashe kubalansingira sukari, ndetse ya umunyu buri urafasha nyine bituma ibintu bitaryohera cyane, bitanagira ute ubalansira sukari. Ku ipanu yanjye rero nahise nshyiraho ya margarine ndayishongesha, nasizeho ibiyiko 2 kuri ya panu, ndangije ndayishongesha uko nguko ndi kubigenza, nari kuzabikora. Ese urabona ibintu ndi kubigisha nta kamaro bifite cyangwa ibintu ntabwo ari ibyanyu mbive mumbwire bura byumva ute? Mwereka mujye mumbwira, mujye muri comment muvuge kuki postinga video ukayireba ukayirangiza ukagenda udatanze n'igitekerezo byibuze. Oya mujye muduhereza igitekerezo, mutubwire icyo natwe nyine mutwifuzaho, natwe ari byo tuba. So nahise nshyiramo rero agafarini gakeya nyine kuko ntabwo ari ibintu byinshi nangiye gukora. Hari abantu batabazi ibipimo ariko ngiye kubera ko menyereye kubikora, cyangwa sanzwe nkora ibi bintu njye sinkenera ngo umunzani ngo ndapima. Oya bose ari umuntu umaze kumenyera guteka, umaze kumenyera igikoni, ibipimo ntabwo ari ngombwa. We uteka nyine uko ubyiyumvamo, how you feel niko nyine uteka. Keretse babandi bafite business mwega iminzani bikenewe kugira test yazajya ihora nyine ari imwe ari iki. Iyo ufite business buriya ugomba ikintu cy'igipimo nicyo cya mbere. So nahise nshyira gusukamo ya margarine nari nashongesheje ku ipanu yanjye, hanyuma ndabivanga neza na cya gipondo nguko uri kubibona. So margarine rero utayifite ushobora gukoresha amavuta asanzwe, ushobora gukoresha na butter ya udafite blender cyangwa prestige, ushobora no gukoresha amavuta asanzwe cyangwa butter, nabyo nta kibazo yaba bikoresha. Murabona rero hano igipondo cyawe kiba kigomba kuba kirekuye, nicyo narindi kubereka. Ntabwo kigomba kuba gifashe nk'icya pancake. Pancake kiba gikomeye mu kuntu, ariko crepe agapondo kawe rwose kaba kagomba kuba koroshye
kuri ya panu rero abantu njya mbona babanza bagashyiraho amavuta cyangwa akongera agashyiraho indi margarine cyangwa bleu biriya ntabwo ari ibyo. Iyo ufite ipanu imeze neza, iyi panu idashyiriza, nta mpamvu iriya bleu bashyizemo ibihagije. Unabishoboye ushobora kuyishyiraho ariko ukayihanagura, apana kumera nkaho ugiye kuyikaranga, rwose ntabwo ari byo. Igipondo cya imitobe rero kigomba kuba kirekwe ku buryo ugishyiraho ukagenda uzengurutsa kikagera ahantu hose gutyo. Ndi kubikora naho azabikore rwose nta kibazo. Abantu bagira ubwo none se wisizeho ngo utagizeho amavuta ntabwo ishirira, kubera ko deje amavuta uba yasutse mu gipondo barimo kandi arakora n'ubundi. Niho crepe itandukanira na capati cyangwa kubera kiyifata ukayikaranga. Rwose muze hano twige tujye ibyo nzi nababwiye ko nzabibahereza. Hano rero muri kubona ko igenda ihinduka ku ruhande, kuri kiba yahindutse iba yahiye hasi, ukongera ukayihindura. Ndisizima umva crepe ya mbere rwose hari abantu benshi igora, ariko kwa ko njye maze kwimenyera muri kubona ko ya mbere ivuyeho imeze neza. Ariko abantu benshi crepe ya mbere irabagora, hari n'ibikubaho crepe ya mbere abantu benshi irabagora, ariko umaze kubimenyera ya nta kibazo rwose. Muri kubona ko nta mavuta ndi gushyiraho ntaki, gusa ipanu iri ku kariro gakeya kanyuma gake cyane, wowe ukagenda uzengurutseho gutyo ugategereza hagati y'iminota 2 cyangwa 1. Iyi crepe uri kubona ko iya kabiri yo irihuse ugereranyije n'iya mbere. Muri kubibona ko ipanu yamaze gushyuha. Muri buro rwose iya mbere crepe ya mbere iragora ku bantu bose pe, irabagora. Nibikubaho ntukagira ubwoba rwose. Ngiye iya kabiri nawe yari ihiye ngiye hasi ngiye kuyihindura. Muri kubona ko none n'uburyo ishya itandukanye na ya yindi ya mbere akenshi. Iyi ni iya kabiri gutyo nyine ukagenda ushyiraho ihindura ugira uti. So njye rero nitwa Cynthia Anne cyangwa Anne mujya munyita ko mubyumva cyangwa ko mubikunda. Ndi hano rero ku bwanyu, ndi hano ngo munkunde, ndi hano ngo mundebe, ndi hano ngo tujye inama, ndi hano ngo dukore content nziza twige igikoni rwose. Hari abantu baba bari aho ugasanga ikintu gitegura kimwe buri gihe atari uko udafite umwanya, ahubwo ari uko udafite amahitamo. So ndi hano rero kugira ngo uhereze amahitamo menshi agiye atandukanye. So ni gutya rero crepe yacu yahiye imeze, muri kwibona noza mbereka ukuntu imeze, uranayipfumye gutya ikongera ikarambuka rwose. Rero ushobora gukoresha ubuki cyangwa ugakoresha chocolate syrup, hari n'abashyiraho imbuto like umuneke like iki, ariko nyine imbuto none ntazo nari ifite, nakoresheje iriya chocolate syrup. Unashatse washyiraho ubuki, sina ngombwa yuko ubishyiraho kuko na crepe ubwayo ibiryoshye, ushobora no kuyifata gutya bisanzwe. Nuko ngewe nabikoze kugira ngo mbereke kuko nibi ngibi bikunda ku bantu bakunda ibintu by'isukari cyane, ushobora kukongeraho rwose ibimeze neza kandi kaba karyoshye. Rero ntabwo ari ngombwa yuko rimwe mu kwezi ushobora kuzaza ibyoga mu gitondo ukavuga ati reka ntegure famille yanjye ka breakfast, ukabategura udu crepe. Ushobora no kubategurira ifunguro ukavuga ati reka mbategurire aka dessert ka crepe. Ni ibintu byoroshye, ahubwo wowe kuri subscribe, hanyuma hano nzajya ngenda nkwereka utuntu twinshi tugiye dutandukanye, nzajya nkwigisha, nzajya ngira ni wowe uzajya ujya muri comment gusumbwira ati shaka ko utwereka uko bakora iki ngiki. Yewe ngiye nicyo ushaka gutrayinga cyangwa ikintu wabonye ushaka kugitesting uzakinyohereza, ngiye nzajya ngikora and then uhereze review. Okay, so rero ku bantu bagize hano video mwakoze kubana nanjye, kandi namwe mwakoze subscribe, muri abagaciro kuri ngewe. Jya nawe utarakora subscribe, hanyuma twagura umuryango tube benshi, maze dukundane, maze twitekere, ibintu bigende neza. So iyi crepe yari ryose sinzi ko nabivuga, naziriye umva crepe yari iryoshye. N'abandi bashaka kubihinduramo business, ini business iri profitable kandi akagasnack kararyoha kandi nta bintu byinshi ukenera. Nko mu kiro cy'ifarini ushobora gukoramo na crepe even 60 cyangwa 70. Buri crepe uyigurisha rero turwasa urumva ko nta gihombo kirimo. Ifarini ni muri business yunguka. So nukora subscribe ukabana nanjye, tuzahita tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Kandi wakoze kureba iyi video, wibuke gukora subscribe, like, share na comment.